Nk'uko bivugwa na bamwe mu baturage bo mu kagari ka Gakingo, umurenge wa Shingiro w'akarere ka Musanze, ngo bahangayikishijwe n'akarengane bakorerwa n'ubuyobozi, ngo nyuma yo kubuzwa kugira icyo bakorera ku butaka bwabo babwirwa ko buzagurirwaho icyanya cy'inganda, ngo ariko ntibahabwe ingurane yabwo, impamvu ituma bamwe muri bo basenyerwa. Ikibazo nk'ubu umuntu ntago yaba afite nk'inzu y'amatebura ishaje, muzi ko amatebura asaza ari kwika hasi, umuntu yaba yabonye nk'udufaranga akavuga ati wenda ngure nk'amabati, ntago byakwemera. Ubwo cyamba umuntu yaba afite nk'umwana, ntago byakwemera no kubana mu nzu kubera yuko bavuze ngo ntago byemewe kubaka. Nk'ubu mfite umwana w'umusore mu nzu yashatse kubaka, nta n'ahandi mfite ikibanza, ariko twumva ko hano hahagaritswe kubakwa. Umwana yari yishatse udufaranga ubu yaraturiye. Twakandamijwe n'ubuyobozi, abakagari ntiwagira icyo ukora, ngo nk'ubu ngubu size ngizi wenda nkeneye nko kubaka igikoni, ariko kubera bitashoboka n'ukwirirwa baratubungamo bagashaka indorerezi ngo mudutarire amakuru, umuntu urubaka muzemu yatubwira, ubwo bakababwira bakaza bakadusenyera. Nta burenganzira bwo kubaka buhari, kuko mbona abubaka hano birukankaho banga ko bubaka. Senyerwa ari kubaka inzu ijyanye n'igihe. Nejo nabonye hari abavuye guhagarika hano hepfo umuntu uri kubaka ko simuzi. Nose twakwifuza gusaza usembera, uri mu gihugu cy'iterambere, uri mu gihugu umuyobozi wacu wo hejuru rwose ko atwitayeho, uretse ubuyobozi bwo hasi bushaka kudupyinagaza. Umuyobozi wacu wo hejuru n'Imana imurebe kandi izamukomereze ku ngoma ye. Atwitayeho, yitaye ku baturage, ahora ababwira ati mumanuke mwegera abaturage mwumve ibibazo byabo, ariko twebwe ntituvuge ikibazo ngo tugire umuntu ako bakabiduteza. Nkanje nk'ubu ngubu nanje ntabwo nabura wenda n'ibihumbi 100 navuguruza iyi nzu yanje, wenda nk'ibyo bihumbi 100 nkaba mbisizeho, wenda nkayivugurura, ariko amazi ntazarareka mu nzu, ndekaga amazi mu nzu, imvura iragwaga niyo haba ni saa 8 z'ijoro, nkanabyuka nkanareka mu nzu. Ukabareka bagakoresha ubutaka bwabo uko babishaka. Badutabariza ubuyobozi bukagira icyo budukorera, umwana akabona hatura. Bifuza ko wenda none si nk'uhafite ikibanza akaba atarabohorerwa, ntafite ikibazo kandi akaba ataraguranirwa. Bifuza yuko badukomorera, noneho n'ufite umwana w'umusore afite akabanza ko kubakamo akakubakamo, noneho natwe bakaduha uburenganzira tukamera nk'abandi. Umuyobozi w'akarere ka Musanze yagize ati: ibyo koko ubwo Minisiteri y'Ubucuruzi ku bufatanye n'akarere ka Musanze barambagizaga hagomba kujya icyanya cy'inganda, hari ubutaka bwarambagijwe bugari. Muri ubwo butaka hakurikijwe ingengo y'imari yari hari ubutaka bwishyuwe, hari ahasigaye hatishyuwe. Uyu munsi icyo twavuga rero kuri aba baturage ni uko abatarishyurwa uyu munsi wa none, icyo twavuga ni uko n'uburenganzira bwabo kuba bakoresha ubutaka mu gihe batari bishyurwa. Numva uzajya agira kesi yo gusana cyangwa kubaka ikindi yakoresha ku butaka, kugeza igihe cyose umuturage atarishyurwa n'uburenganzira bwiwe ku butaka bwiwe, kuko ntabwo dufite uburenganzira bwo kuba niba tutamwishyuye kujya no kumubuza imikoreshereze y'ubutaka bwiwe. Baravuga ko byabadindije mu iterambere, ndetse bamwe mu basore bakabasiga barungurira mu nzu z'ababyeyi babo. Jacques Tuyishime, Yongwe TV.